Nushaka Imana n'umutima wawe wose, haleluya. Nushaka Imana n'ubwenge bwawe bwose, haleluya. Nushaka Imana by'ukuri, Imana izakwiyereka. Yo nkubwira ngo washatse hirya no hino, ushakisha mu bapfumu, ushakisha mu bakomeye, ushakisha mu bantu bagiye batandukanye, ariko ntabwo wayibonye. Ariko nkubwira ngo nushaka Imana n'umutima wawe wose, ukagira guca bugufi, ukagira kubaha Imana, Imana iri buze kukwiyereka. Ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, ni mu mwambaze retitifota ngakiri bugufi. Nagira ngo nkubwire ngo shaka Imana bikiri bugufi, shaka Imana hakiri kare, shaka Imana. Nagira nkubwire ngo shaka Imana, nimushake. Nyo nkubwire ngo nushaka Imana uri buyibone, nushaka Imana iri bukwemere. Nyo nkubwire ngo uyu munsi wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, areka ingeso ze. Ingeso zawe urazizi, ufite ingeso zigiye zitandukanye. Nagira nkubwire ngo ingeso wanze kureka, nagira ngo uyu munsi ubwire Imana ikwambika imbaraga ubashe kureka izo ngeso. Ureka ingeso z'ubusinzi, ureka ingeso zo kubeshya, ureka ingeso z'amagambo, ureka ingeso zo guteranya, ingeso zo gusebanya, nta rukundo. Ureka ingeso zose ufite zo kunywa itabi, ratitifota. Ureka ingeso z'ubusambanyi, ureka ingeso zo kwishyira hejuru, ureka ingeso z'ubwibone. Alalala zitifo. Yesu arababaye bene data, Yesu kandaraje, aje guhemba no guhana. Yesu yari yitegereza mu bakozi, yitegereza mu bahanuzi, yitegereza mu bavuga butumwa, yitegereje mu bagore, yitegereje mu bagabo, yitegereje mu basore. Yesu aravugana namwe ngo nimushake Uwiteka, ngo bigishoboka kabonwa, ni mu mwambaze. Yo bwiza bw'umugore n'umukobwa, urimo urakurwa n'ubwo bwiza, urimo urakurwa n'ayo mabuno bagura mu isoko, urimo urakurwa n'ibyo bidafite umumaro. Humuka urebe, Yesu aragukeneye. Nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, ni mu mwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha areka ingeso zawe urazizi, za zindi zose navuze haruguru. Ibitenge ya mafaranga wasabye niyakuyemo bya bintu byose urimo kwifuza. Ugasanga rero abantu turi gusengera mu kajagari. Twige gusenga, tumenye gusenga by'ukuri bifatika, tudasengera mu kajagari. Ese niba ushaka umugabo, utangiye kuvuga ngo ndashaka umugabo, ndashaka ni umugabo nyine, jya imbere y'Imana ari umugabo, icyifuza ari umugabo. Niba ari inzu, jya imbere y'Imana ari inzu. Ariko nge ndumva amafaranga yabonetse, ibyo byose Imana agira gute yabitanga. Twige gusenga neza, tumenye gusenga. Amafaranga yabonetse, navuze ngo ibyifuzo niba ari icyifuzo cy'umugabo. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo Ryera, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye. Ni ukuvuga hari abari mu Rwanda, hari n'abandi bari hanze yarwo, bari aho tukunda kwita ngo ni rwotamasimbu, cyangwa se mu mvugo yumvikana neza abadiaspora. Mwese tubahaye ikaze. Reka tuvuge rero mwebwe ko mushobora kuba harimo uwabarwaye, ananiwe, afite intambara z'uburyo butari bumwe. Natwe tugufitiye ihumure tukubwira ngo humura, nturi wenyine, Imana irakuzi, kandi Imana igufiteho umugambi usumba uwutekereza. Rero muri aka kanya tuguhaye ikaze muri iki kiganiro Imboni y'umuhanuzi, aho tugenda tukaganira n'abahanuzi. Turi kumwe n'umushumba, ni umuhanuzi Imana ikoresha, ariko ni umuntu ufite abantu ayoboye batari bakeya, ariko kandi Imana ikaba yaramuhaye impano y'ubuhanuzi. Nabonye ari we muntu usigaye uhanura ibintu bigahita bisohora uwo mwanya, abantu bakabona bagahita babona ko Imana ikora imirimo. Ubwo rero muhamagara abasengere, abingingira Imana, kuko niwo muhamagaro we, kandi ni umuntu mwiza. Uwo ari we wese arakumva akakwakira, kuko Imana imuhamagaye kugira ngo akorane nayo mu gihe gisa n'iki ngiki. Muhamagare rero, ni umushumba, nabishobokera ujye umuha ituro, ntacyo bitwaye, nta cyaha waba ukoze. Imana iguha umugisha. Reka atangire yibwira abadukurikiye, ariko ubusanzwe yitwa Nyiramwiza, ni Bishop Nyiramwiza cyangwa Pasteur Nyiramwiza. Ibwira abadukurikiye bose, nyakubahwa mushumba wacu. Ndabasuje mu izina rya Yesu.
ni wa mubyeyi n'ubundi Nyiramwiza Josiane. Ku irembo n'ubundi habaye mu rugo, nizere ko mumaze mwese kugenda mumenya. Njya mbona benshi bamamagara, banyandikira, mwese Imana ijye ibaha umugisha kuko muba mwashyigikiye amavuta. Turabakunda cyane rero, ni ukuri ku irembo turi kumwe cyane muri iyi minsi, kuko hari icyo Imana ishaka gukora ku mitima y'abantu, cyangwa se imitima y'abanyarwanda, cyangwa se imitima y'abantu bagiye bari ahantu hagiye hatandukanye. Imana rero iduhana umugisha no kuri. Tuguhaye ikaze mu mboni y'umuhanuzi, mu kiganiro imboni y'umuhanuzi. Josiane, ubundi bavuze umuhanuzi tugaruke, kuko uri umuhanuzi ukomeye muri iki gihugu, kandi tuzi ko uri umwe mu bantu bahanura ibintu biturutse ku Mana. Ubundi bavuze umuhanuzi, wowe wumva iki? Umuhanuzi icyo mbyumvaho ni impano Imana iba yaraguhaye, kandi nkubwire ngo burya nta muntu utagira impano, ahubwo uburyo zikoreshwa n'uburyo abantu bazifata niho habamo gutandukanywa. Ariko ubundi nta muntu burya Imana itaremye ngo yo kutamushyiramo impano. Buriya hari abazikoresha nabi n'abazikoresha neza. Hari n'abantu baba bazifite ariko batazi ko bazifite. Hari nk'igihe ushobora kuba ugira impano y'inzozi, ukajya urota ukagira ngo ni ibintu biri aho, ukanarota bikanajya binabyuka binabaho, wowe nyine ukagira ngo ni ibintu biri aho, ariko burya aba ari impano. Iyo uyisengeyemo cyane, Imana irakwagura bigatuma igera kure, igatanga umusaruro ku bandi bantu, igatanga umusaruro ku bandi bantu bagiye batandukanye. Nuko abantu bisuzugura, ugasanga umuntu arumva yisuzuguye, akumva nyine ko ibyo ndabonye atari byo, ariko burya nta muntu utagira impano. Nta muntu utayigira, nta muntu udagira impano muri we pe. Abo twumva bazikoresha nabi cyangwa neza, ni gute umuntu ashobora gukoresha impano ye nabi? Ushobora gukoresha impano yawe nabi bitewe n'uburyo ubana n'Imana, cyangwa se n'ukuntu ubana n'abantu mu buryo bugiye butandukanye. Ushobora kuba utari wakira Yesu n'Umwami n'Umukiza mu bugingo bwawe, ariko za mpano zifite ariko ntizibe zagira icyo zikumarira, kuko n'ubundi ziba zikiri mu mwijima, zigipfukiranywe, nta mucyo wazirasiye ngo zibashe kuba zagira icyo zikora. Ako kantu bisaba rero kugira ngo ube n'ubundi ufite impano ariko unafite na Yesu, unafite na Yesu, waramwakiriye nk'Umwami n'Umukiza mu bugingo, ko abamwakiriye nta teka bazacibwaho. Kandi iyo wakiriye Yesu nk'Umwami n'Umukiza mu bugingo bwawe, uba wahindutse icyaremwe gishya. Iyo ubaye icyaremwe gishya rero, ibyawe byose biba ari bishya, ibyo ukora byose aba ari bishyashya, kuko wapfanye na Kristo, wazukanye nawe. Ibyo ngibyo bituma ugira uba uri muri ayo mavuta. Yego. Uyu munsi ni icyo duhishiye mu by'ukuri mushumba, kugira ngo twumve niba uyu munsi rero nazanye ijambo rivuga ngo niba utarakira Yesu n'Umwami n'Umukiza mu bugingo bwawe, uyu munsi ucyumva iyi muburo cyangwa se ucyumva ijambo ry'Imana, aho uri hose uze gufata umwanzuro wakira agakiza. Cyangwa se niba warasubiye inyuma, warigeze kumwakira ukongera ugasubira inyuma ukajya gusayisha, uyu munsi wongera ugarukira Imana, nayo irakugarukira, iteza amaboko. Ibyo jambo yawe ngo yemwe abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Yesu niwe ujya uturuhura, nta wundi waturuhura. Abantu bararushye mu byaha, abantu bararushye. Ushobora nk'iminsi maze iminsi ndi gusenga n'abantu bagiye batandukanye, ushobora kuba ufite amafaranga menshi cyane, ariko kubera utari wakira Yesu n'Umwami n'Umukiza mu bugingo bwawe, ugasanga ntago ntumundi ntacyo akumariye. Ugasanga nubwo ufite amafaranga, ariko ni amafaranga ya credit, ni amadeni menshi agiye atandukanye, ugiye ufite abakozi utahembye, ugiye ufite amadeni menshi cyane, kandi umuntu ukubonye akabona ko ufite amafaranga, rero n'ubundi urarushye. Ariko Yesu niwe nabonye umuntu atunga agatunga amahoro. Yesu niwe nabonye umuntu atunga mu buzima neza, akaryama agasinzira. Ariko ushobora kuba ufite ibintu byose rwose bigaragara abantu bose babona ko ubifite, ariko kubera nta Yesu ufite, ugasanga ntabwo urarusinziriye. Imana rero iduhe gutunga Yesu by'ukuri. Nicyo kintu abantu bakwiriye kuba bose bifuza, bakwiriye kuba bategereje. Ubundi ibintu byose ugomba kubanza ugashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibindi byose ni ukuri bizaza ari inyongera. N'uba ufite Yesu,
ibintu byose wifuza uzabibona. Banza wowe ukora iby'Imana ishaka, ubanza ukiranuke, ubanza utunganye inzira zawe neza, ubundi urebe ngo Yesu arakora ibidasanzwe. Ni gute umuntu akora iby'Imana ishaka mushumba? Buriya kubana n'abantu bose amahoro, kwera imbuto zikwiriye abihannye, kugira kwihangana, kugira kumenya ko wakoze icyaha ukamenya guca bugufi ukihana. Ushobora no kuba ufite agakiza bikagaragara ko ufite agakiza, ariko ibyo ukorera ahatagaragara Imana bikayibabaza kandi witwa ngo wenda warakijijwe. Bisaba rero ko nyine ugomba gukora iby'Imana ishaka, kwera imbuto, kugira urukundo, gufasha abantu batishoboye, kugira urukundo muri wowe ukumva ko abantu bose ari bamwe, mbese ukumva ukagira ishyaka mu nzu y'Imana. Mbese ni byinshi gukora iby'Imana ishaka, kutagira umujinya, kutagira ishyari, kutagira uburyarya. Nk'ubu mu nzu y'Imana tujya tugiramo ba Yuda, Imana no kuri zaturinde ba Yuda, Imana ikurinde Yuda no kuri Yuda murabana mukagendana, ariko imbere gato yarimo arakugambanira, akugambanira arimo kukureba uburyo ukora n'iki. Imana iturinde ba Yuda. Mu nzu y'Imana haba hagiye harimo abantu bagiye batandukanye, ariko Imana iyo iturinze ba Yuda n'ukuri biba byiza. Imana iturinde na ba Petero. Hama abantu bagera muri 3. Petero rwose mukabana, mukabyina, mugakorana amasengesho, mugasurana abarwayi, mukajya, ariko ikibazo gito cyaza agahita kwihakana, avuga ati nukuri ibi bintu nubwo nabijemo rwose, ari umuntu umbwiye ngo ninze njye kureba, ntago ibi bintu ngiye nari mbirimo, ntago ibi bintu ngiye byari bimfasheho, akabara kwihakanye kubera ari uhuye n'ikibazo, kubera uhuye n'amakuba, kubera uhuye n'ibigeragezo, kandi ubundi imbere yakoreraga ko rwose nta kibazo mubanye neza. Ariko reka ako tukagira ubundi hari umuririmbyi waririmbye w'Isi aravanga abayuda duseka nabo ngo n'abaki bose. Yuda Iskariyoti iyo munsi aracyari mu rusengero gute? Aba muri bande? Kuko no kuvuga umwuka wa Yuda n'umwuka w'ubugambanyi. Nkawe nk'umushumba ni gute ushobora gusengana n'umuntu akugambanira? Ibyo bibaho neza cyane, ahubwo ari we muri kumwe cyane, uba ari nawe ugufasha ibintu byose. Byanga binoga umwanya uburimo, Yuda ntago ubumushimishije, waba yumva n'ubundi nawe yajya hejuru yawe. Ba Yuda rero barahari kandi byanditswe, ntago byahanuriwe amabuye, ni twebwe byahanuriwe no kugira ngo n'ubundi bidusohorereho. Ba Yuda rero n'ubundi tuzagendana, tuzasangira, tuzambara kimwe, tuzakora bimwe, ariko tuzaba n'ubu turi kumwe na ba Yuda. Hari umuntu ugeze akugambanira wenda ngo ubone ko yakugambanye? Duha urugero nk'umushumba. Njyewe ntago birambaho, ariko nk'abantu banagenganira nabo baba bambwiye uburyo bahuye n'ibyo bintu, nkumva ko ari ibintu bigiye bikomeye cyane. Ba Yuda barahari pe, barahari, ariko urumva ko umuntu muragaragara ati uyu muntu naramwizeye, mushyira mu nshingano, turafatanya umurimo, ariko niwe uri kungambanira, niwe ugandisha abakristo, niwe ubabwira amagambo, niwe uri kunsebya, niwe ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ba Yuda baba bahari, niwe ushaka kugira ngo azere mu maturo uko bimeze, niwe ushaka kugira ngo arebe nyine buri kantu kose akagenzure, arebe uko ibintu biba bimeze, arangiza abone uko akuvuga nabi. Ariko si naho gusa, mu mirimo myinshi abantu bagenda bakora kunze kugira abantu babagambanira badakunda iterambere ryabo. Tukagira n'abantu bitwa batoma, buriya Toma ntago ajya yemera. Niba Imana igukoresha avuga ati reka biriya ni ibitundi baba babikuye he, ni imitwe, utuntu nk'utwo, mbese batoma ntago bajya bemera. Batoma bo bareze n'abadukurikiye hano harimo batoma ntago bajya bemera, baba bumva ko nyine ari ibindi dushaka, ariko ngo tubana nabo umunsi ku munsi, bahora bafobya abantu, uvuga ati wowe ukuntu ibi n'ibi, we ntubishoboye, we ntibikubereye, wowe reka ntibyakunda, we ntacyo ushoboye, ukuntu abo ngabo ni batoma bajya bemera. Amen. Ariko njya nkunda umuntu umwe, Simoni. Imana iduhe Simoni. Imana ishimwe. Simoni. Haleluya. Simoni arakureka akakureba uburyo uri mu kibazo, akakureba uburyo uri gupapana, uri kurwana nacyo, avuga ati nubwo umuza wawe utangiranye, ariko nanjye reka nze mwukwakira. Amen. Uburyo awukwakiramo. Haleluya. Aragusengera, yinginga Imana kugira ngo icyo kibazo bayemo cyangwa se umusaraba urimo ubashe kuvamo. Toma atwakira umusaraba, we n'ukuri n'umwana mwiza. Simoni
Yego ni Simoni. Amen. Amen. Simoni ajya kwakira abantu. Wigeze uhura na Simoni mu buzima bwawe? Cyane. Uzi Simoni shaho iyo inzu yageze ku kwezi ugiye kwishyura Simoni agahita guhuhiramo agahita kwishyura. Uzi ibyagucanze sare mukoreramo urusengero wabuze yo kwishyura Simoni agahita guhuhiramo. Ba Simoni bubaho. Simoni bubaho no kuri Imana ijye ibashyigikira kandi bakomeza uwo mutima bazawugumana. Amen. Ego. Naho ubundi batuma Toma niyo uteye imbere aravuga ati se buriya byavuye buriya bimeze gute ariko buriya ahantu kwirese kugira ngo gutabara warabanye n'abarokore mwese mwari muri mu butayu ugatabara bamwe bagasigara mu butayu ubura n'ibibazo bikomeye cyane aratangira akaza kugusura yabona umukubise icyayi cyane abandi baratabara akavuga amagambo menshi bamubonye asigaye yambara amagambo ntibimunezeze ko watabara akumva nyine ko wapfira n'ubundi kuri cya kibazo yarangiza avuga ati ndazamuka ku musozi shanda mwereka ngo abihirike ndabihirika ariko se birahirikika buriya ndabihirika ndibubihirika biriya bintu wabirika bigakura ntago wahirika iby'Imana yazanye ahubwo se Imana yacu ari urukundo maze sigaye ndi kuvuga ko abantu bari kujya mu butayu bavuga ngo bagiye kuzirikira abantu ngo bagiye kubazinga ngo bagiye kubita amabuye ngo bagiye kubakubita ibibando ni Imana bagiye kubwira mu butayu cyangwa ni iyindi Imana wifitiye tutazi ni nyirakamana oya ntago Imana ni data wa twese kandi mwiza Imana ishobora byose ni Imana ya twese umva ni Imana ndakunda kubwira abantu ngiyi Imana ikunda umunyabyaha ikidutandukanya n'ubwiza bw'Imana ni icyaha ariko n'umunyabyaha Imana iramukunda kugira ngo tubaye twakira agakiza twabanje kuba mu byaha twabanje kuba abantu bagiye batandukanye ariko ikintu Imana yanga urunuka ni ukuyibangikanya yanga ibintu by'ibigirwamana yanga icyaha cyo gituma Imana usa nkaho wetandukanye nayo ari ugasanga umuntu yagiye ku musozi ngo agiye guhirika abantu ngo ndabaritura ngo ndabubika ngo ndabamanika ngo ndabaziritse Imana yacu baraki nkundira ijambo ngo baraki agiye kubavuma ati nabavumane narakarira nte uw'Imana itarakari ntago Imana yacu ibyo uko wifuza ko mugenzi wawe yapfa uko wifuza ko byarangira ngo ndabitsemba ngo ndabirangiza ngo buretse ngo Imana yanjye ngira kwereka Imana yacu kuki abantu bafite ukuntu bari gushaka kuyifata ko bashaka kuyishyira mu matiko ntago Imana yacu igira amatiko Imana yacu ni urukundo ibyo wakora byose ihora ari urukundo ni inyembabazi ari Imana irakara buri muntu wese yagibasha kuba yaraturimbuye yaraturangije ariko Imana yacu twaba twarashize aho ugasanga umuntu yatereye umusozi yatereye kanyarira yatereye kizabonwa aho wajyanye ubwira Imana ngo Mana nkeneye amavuta nkeneye imbaraga gusengera abantu Imana ibakure mu byaha Imana ibabohora Imana itabara abantu itabara igihugu itabare buri muntu wese ahubwo ukagenda ibaze gute icyo gihe cyose mugiye gutera umusozi ujyanye runaka ujyanye amazina ngo y'abantu urabikoreye ngo nzabereka ko ese amen abo bantu barasubizwa koko njya nibaza ngo Imana bari kujya kubwira ni iyihe iyo Mana iyo iri kumva irakureba igatanga koko niba umuntu ashubijwe ejo ni wowe ejo ni njyewe wigira ishyari ngo wumve ko byabaye ibintu birebire iyamuhaye nawe izagura kandi turi ku murongo iby'Imana ni ku murongo iyo nshubijwe wari undi imbere nanjye mbangezweho nasubizwa nawe uri inyuma mbese buri muntu wese abagezweho tuba turi ku murongo ahubwo Imana iduhe urukundo muri iyi minsi nta rukundo abantu dufite abitwa twese abarokore nta rukundo Imana iduhe urukundo mu bashumba iduhe urukundo mu badiyakoni iduhe urukundo usanga abadiyakoni usanga mbese hari ukuntu ashobora gukora umurimo w'Imana avuga ati n'ubundi ariko ndi gukora pasiteri ni ibiki n'ibiki ariko umurimo w'Imana ujye ukora umva ko uzahembwa n'Imana nta mwana w'umuntu uzaguhemba kandi nukwitwiye gukora ibyiza hakiri ku manywa Imana duhana umugisha ko n'utuntu nyine tuba tugaragara mu bantu tugiye dutandukanye ariko twige gusenga dutandukanye no gusenga wavuze kuri Petero ariko nawe ukwiriye kumugarukaho Petero wihakana uwo bari baziranye tujya tugira abantu b'inshuti bakatwihakana tugeze mu kibazo umuntu akakwitaza akumva ko nyine wowe reka nta naho muziranye ariko hari n'ukuntu Petero akunda abantu mbese abana bafite n'agafaranga
havuga ati aba bantu reka mbiteho, aba bantu bamfasha, aba bantu bari kunuku, ariko uriya muntu niba tujyanye ahantu nsa nabi ntago wamperezanta, ntago nyine nta gafaranga mfite, ubwo nyine uranyihakana ugatangira guperezanta abandi bantu, njyewe kubona ko reka ukanyihakana, uriya nyine twahuriye aha kandi ngo tubana umunsi ku munsi. Hari abantu batwihakana ko tugeze mu bibazo, batwihakana ko tugeze mu byago. Imana iduha abantu bazima, Imana idukurireho indyarya, Imana idukubitire buri kimwe cyose kitwiyoberanyaho, Imana idushyigikire. Amen. Imana ishimwe rero n'ukuri. Nandi kuvuga ngo abantu batandukanye gusenga hari igihe ushobora gutinda ku musozi ari wowe witindijeho bitewe nuko uri gusenga mu buyobe cyangwa se uri gusenga mu bujiji. Niba ufite ikintu uri gusengera runaka wicangacanga mu mutwe ngo niba ari amafaranga ni amafaranga, wivuga ngo amafaranga ngo ushyireho ngo ndashaka mana n'inzu, ndashaka na moto, ndashaka n'imodoka, ndashaka inyama, ndashaka ibitenge, ya mafaranga wasabye niyakuyemo bya bintu byose urimo kwifuza. Ugasanga rero abantu turi gusengera mu kajagari. Twige gusenga, tumenye gusenga by'ukuri bifatika, tudasengera mu kajagari. Ese niba ushaka umugabo utangiye kuvuga ngo ndashaka umugabo, ndashaka ni umugabo nyine jya imbere y'Imana ari umugabo, icyifuza ari umugabo. Niba ari inzu jya imbere y'Imana ari inzu. Ariko nge ndumva amafaranga yabonetse, ibyo byose Imana agira gute yabitanga. Twige gusenga neza, tumenye gusenga. Amafaranga yabonetse, navuze ngo ibyifuzo niba ari icyifuzo cy'umugabo ni umugabo, wijya gushyiraho ngo mana ngo umugabo urabona ibi nibi, ugashyiraho za komantere nyinshi. None se ashobora kwaka umugabo akaka n'amafaranga, kuko umugabo se ntaba akeneye kuzarya. Ese ugira ngo iyo ufite amafaranga n'umugabo ntagaza yaturuka mwereka abantu bayafite batamufite. Uzi ufite amafaranga buriya, ariko haba hari icyizere cy'uko uzamubona, kuko amafaranga byanga binoga aramuhamagara. Amafaranga azazana umugabo, aye wowe araza. Nkwereka umuntu yafite uwo ngo nuko nata adasenga adafite Yesu. Oya, na Yesu aramufite. Yebwo ntago birimo neza, ariko bikaba byaranze. Imana ishimwe rero. Reka twizire ku ijambo nazanye. Yego. Nazanye ijambo riri muri Yesaya 55 umurongo wa 6. Haravuze ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, ni mu mwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Amena. Ndashaka kutuganira ku ijambo rivuga ngo nimushake n'ijambo rivuga ngo nimugaruke. Amen. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, ni mu mwambaze akiri bugufi. Oya, nushaka Imana n'umutima wawe wose. Haleluya. Nushaka Imana n'ubwenge bwawe bwose. Haleluya. Nushaka Imana by'ukuri, Imana izakwiyereka. Yo nkubwira ngo washatse hirya no hino, ushakisha mu bapfumu, ushakisha mu bakomeye, ushakisha mu bantu bagiye batandukanye, ariko ntabwo wayibonye. Ariko nkubwira ngo nushaka Imana n'umutima wawe wose, ukagira guca bugufi, ukagira kubaha Imana, Imana iri buze kukwiyereka. Ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, ni mu mwambaze retitifotaye ngakiri bugufi. Nagira ngo nkubwire ngo shaka Imana bikiri bugufi, shaka Imana hakiri kare, shaka Imana. Nagira nkubwire ngo shaka Imana, nimushake. Nyo nkubwire ngo nushaka Imana uri buyibone, nushaka Imana iri bukwemere. Nyo nkubwire ngo uyu munsi wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, wa muntu wese udukurikiranye, nagira nkubwire ngo shaka Imana by'ukuri. Nushaka Imana by'ukuri utayibangikanya, utabivangavanga muri iyi minsi, nimushake. Nimureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nicyo kintu gikenewe. Mwahuye na byinshi bigiye bitandukanye, Imana babaye, Imana ikeneye ko abantu bayisenga by'ukuri, Imana ikeneye ko abantu bakora ibyo Imana ishaka, Imana ikeneye ko abantu bayubaha. Abantu bamaze kuyambura icyubahiro barangije barakiyambika. Imana ikeneye ko titifotaye abantu dushaka n'Imana umwete. Haleluya. Ngo nimushake. Haleluya. Nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, ni mu mwambaze akiri bugufi. Yo nkubwire ngo hari igihe uzashaka Imana ntuyibone, hari igihe uzashaka Imana bitagishobotse kibonwa, ariko ijambo ratubwiye ngo nimushake Uwiteka retitifotaye bigishoboka kibonwa.
amen. Nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha areka ingeso ze. Ingeso zawe urazizi, ufite ingeso zigiye zitandukanye. Ndagira ngo nkubwire ngo ingeso wanze kureka, nagira ngo uyu munsi ubwire Imana ikwambika imbaraga ubashe kureka izo ngeso. Ureka ingeso z'ubusinzi, ureka ingeso zo kubeshya, ureka ingeso z'amagambo, ureka ingeso zo guteranya, ingeso zo gusebanya, nta rukundo. Ureka ingeso zose ufite zo kunywa itabi, retitifota. Ureka ingeso z'ubusambanyi, ureka ingeso zo kwishyira hejuru, ureka ingeso z'ubwibone. Alalala zitifo. Yesu arababaye bene data. Yesu kandi araje, aje guhemba no guhana. Yesu yitegereza mu bakozi, yitegereza mu bahanuzi, yitegereza mu bavugabutumwa, yitegereje mu bagore, yitegereje mu bagabo, yitegereje mu basore. Yesu aravugana namwe ngo nimushake Uwiteka, ngo bigishoboka kabonwa, nimumwambaze. Yombaza akiri bugufi. Hari igihe tuzakwamanga ntibyemere, hari igihe tuzinginga ntibyemere. Mureke tuyishake bigishoboka kibonwa. Amen. Mureke dushaka Imana bigishoboka kibonwa. Ntabwo byoroshye. Mureke dushaka Imana. Wewe wirirwa muri zarogi, retitifota, wirirwa ucuruza umubiri wawe. Shaka Imana bigishoboka kibonwa. Imana yacu gutegeye amaboko. Imana yacu ikinguye imiryango kugira ngo titifota, reka ukingure urugi rwawe. Yesu yinjire, reka ukingure umuryango, reka ukingure umutima wawe. Yesu yinjire iwawe. Ibyo byose ubayemo Yesu yarababaye. Ibyo byose ubayemo wirirwa wicuruza, Yesu yarababaye. Nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Ayo matabi wirirwa nywa reka uyareke, ushake Imana bigishoboka kabonwa. Unywa iryo tabi ukavuga ngo ryaguha amahoro, ntabwo itabi rizaguha amahoro. Retitifota, ntabwo itabi ritanga ibitotsi, ntabwo ntabwo itabi ritanga amahoro, ntabwo inzoga itanga amahoro. Yesu wenyine niwe utanga amahoro. Umugore mwiza ntabwo yaguha amahoro, wasambana nawe ukahakura uburwayi, ariko Yesu wenyine niwe utanga amahoro. Haleluya. Nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa. Urimo urakurwa n'ubwo bwiza bw'umugore n'umukobwa, urimo urakurwa n'ubwo bwiza, urimo urakurwa n'ayo mabuno bagura mu isoko, urimo urakurwa n'ibyo bidafite umumaro. Humuka urebe, Yesu aragukeneye. Nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha areka ingeso ze. Ingeso zawe urazizi, za zindi zose navuze haruguru. Imana iragukeneye. Nimureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka gusa. Ibindi byose, amafaranga Yesu arayafite, amazu meza Yesu arayafite, amamodoka Yesu arayafite, business Yesu arazifite. Nta kintu adafite, ahubwo ni twebwe twanze kumwemerera, ni twebwe twanze ko aza. Retitifota, ni twebwe twanze gukora ibyo Imana ishaka. Mana idushyigikire, Mana itwiteho. Yesu yambwiye ngo aje guhemba. Retitifo aje guhemba no guhana. Ageze mu nsengero, aje gukubura, ageze buri hantu hose, ageze ahantu hose, aje gutembera, aje kwitegereza, aje kureba ibyo abantu babayemo, kuko arababaye. Imana itwiteho. Aje gukubura, aje kureba biyise abayuda atari abayuda. Aje kureba, aje kwitegereza abantu biyise abantu bamwemere kandi bataramwemeye. Abantu muri iyi minsi barimo barabivangavanga. Abantu muri iyi minsi barimo barakora ibyo bashaka. Niyo nkubwire ngo igitangaza urimo gushaka kidafite gukiranuka ntabwo uzakibona. Igitangaza kidafitemo Yesu ntabwo uzakibona. Uzabibona ari bya bindi ariko bizakurusha, ari bya bindi bizakugora, ari bya bindi bizakubabaza. Igitangaza kidafite Yesu, niyo nkubwire ngo nta mahoro uzakigiriramo. Kandi nkubwire ngo mbere yo kugira ngo tugusengere Imana igira ikintu ikora, ndakwinginze ahantu uri, banza wisuzume, ubanze wiyinyire, ubwire Imana ngo Mana ndakubabaza igitondo n'ikigoroba. Nawe abantu barakubona bakabona uri umuvugabutumwa, ariko iyo uvuye mu ivugabutumwa biriya bintu ukora Yesu yarabibonye. Iyo uvuye mu ivugabutumwa uragenda ukanywa inzoga, ugasambanya abagore, Yesu ndiho ndakureba. Retitifo resiziwaye, Yesu
ayayaya Yesu yarakubonye Yesu yarakubonye ibyo byose ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko manywe nawe rwose ngo nzaguhana ngo mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana yankubwire ngo ibyo ubayemo wa mukobwa we ibyo ubayemo wa musore we wa mugabo we wa mubyeyi we Yesu yarabibonye ngo nzaguhana ngo mbishire imbere y'amaso yawe hari video bizagaragara abantu bazatitifo ku munsi w'urubanza abantu tuzamenyana niba warukijwe by'ukuri abantu tuzamenyana niba wakoreraga Imana by'ukuri utabeshya ushobora kwiyoberanya ku mwana w'umuntu ukibombarika ukambara igitambaro ukambara ijipo ndende ugakora ukibombarika imbere y'abantu ariko Yesu nta muntu umwihisha n'urushishwa munsi y'urutare Yesu ajya abasha kurubona ntago uzihishe ijisho ry'Imana nkubwira ngo iby'ijisho ry'Uwiteka ririmo rirakureba ijisho ry'Uwiteka ririmo rirareba ko uri umugambanyi ijisho ry'Uwiteka ririmo rirareba ko ugira ubugome ijisho ry'Uwiteka rirabizi kugenda n'uburozi ijisho ry'Uwiteka ryabonye ko baguhaye misiyo nderetswe retitifota resiziwe ijisho ry'Uwiteka ryabonye ko baguhaye misiyo mu nsengero ryabonye ko baguhaye imiti retitifota wisiga kugira ngo ugushe abagabo kugira ngo ugushe abagore n'abakobwa ijisho ry'Uwiteka ryarabibonye nubwo tuba duteranye turi mu nsengero ariko na shitani aba yahageze aba yaje kugira ngo ananize abantu b'Imana ariko mureke dusenge twinginge Imana iduhagarareho Imana idushireho uburinzi Imana itwongera imbaraga zo gusenga nabonye titifotaye abantu b'Imana barimo barageragezwa mbona bahuye n'ibibazo mbona duhuye n'intambara mbona duhuye n'ibigeragezo ntabwo muri iyi minsi abantu bagishaka kubwiza abantu kuri bafite ubwoba barimo baribombarika ngo nitubwiza abantu kuri n'abakristo baragenda nitubwiza abantu kuri abantu ntago bari budukunde ntago badukomera amashyi ariko nkubwire ngo abantu bagukomera amashyi uyu munsi ejo amashyi agahagarara Yesu ibintu atarimo ntago bijya bikomera Yesu ibintu arimo nibyo bikomera haleluya Yesu ibintu atarimo bijya bibasha kurangira abantu babiha agaciro bakabikunda ariko ibintu Yesu atarimo ntago titifota bishobora kuba birimo amafaranga ariko Yesu atabirimo ntago bimara kabiri Imana itwiteho Imana idushyigikire Imana iduhagarareho Imana iturwanira intambara mureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka naho ibindi byose bizaza ari inyongera Imana yacu iradukunda nubwo tubabazwa nubwo tugeragezwa tugahura n'intambara tugahura n'ubukene tugahura n'ubuzima bugoranye tukavugwa abantu bakadusebya abantu bakatugira amatangazo ariko Yesu iyo umwikomejeho ajya abasha kukurwanira intambara akakurwanira akakurengera nkubwire ngo Imana yacu ntago umukiranutsi ubuzima bw'umukiranutsi retitifo ubuzima bw'umukiranutsi ntago bujya busaza nta nubwo bujya bumungu amen ubuzima bw'umukiranutsi ntago bujya bumungwa nta nubwo bujya bupfa ushobora guhuma ku mubiri inyuma ariko mu buryo bw'umwuka ntago ujya ubasha guhuma ubuzima bw'umukiranutsi ntago bujya bumungwa amen kandi nkubwire ngo umuntu haleluya wavuzweho n'Imana nubwo bamuteza amahembe ntacyo yamutwara nubwo bamuharabika nubwo bamusebya umuntu wavuzweho n'Imana ni umuntu udasanzwe ni umuntu ukomeye umuntu wavuzweho n'Imana ni umuntu ugomba kwitonderwa ni umuntu ugomba kugendera gakeya haleluya umuntu wavuzweho n'Imana uyu munsi wamubona kennye ejo ukamubona byahindutse umuntu wavuzweho n'Imana uyu munsi amagambo yaba menshi bamujugunya mu itanura ariko ejo bigahinduka umuntu wavuzweho n'Imana haleluya uwo nguwo ujye umwitondera amen kandi nkubwire ngo iki Imana yakuvuze nubwo waca mu mazi ni ukuri kose amazi arakureba akagutinya umuntu wavuzweho n'Imana nubwo waca mu muriro umuriro urakureba ugahita ugutinya kubera n'ubundi umuriro n'ubundi nawe ubuciye bari uwundi muriro amen abo ni abantu bavuzweho n'Imana amen niyo mpamvu rero umuntu wavuganye n'Imana biba bisaba ko umugendera gake ukamwubaha ni ukuri tugire kubaha abantu b'Imana tugire kubaha abantu b'Imana haleluya mbabwire barokore mbabwire abantu batarakira Yesu mwami n'umukiza mu bugingo bwabo uyu munsi dufata umwanzuro tubwire Imana ngo Mana tugerageza gukora ibyiza ibi bikadutanga imbere hari igihe ugerageza gukora ibyiza uyu munsi ukavuga uti ndihanye ejo ukongera ukagisubiramo yewe nkubwire ngo icyo cyaho umazemo iminsi icyo cyaho uhoramo uyu munsi ugahora wihana ngo pastor ngo nongeye nakiguyemo ngo pastor ngo nongeye nakiguyemo mbese byabaye indirimbo usigaye witwa ngo nakiguyemo fata umwanzuro uzibuke
uhindukire ubwire Imana ngo Mana nyambika imbaraga iki cyaha mporangwamo buri munsi, iki cyaha cy'ubusambanyi mporangwamo buri munsi. Ariko se ni gute uri umusore uri kubwira Imana ngo niguha umugore iguhaye fiance murirwa mukora ibyaha? Ese ubwo bundi ni mu bushingiranwa uzakora iki? Uzakora iki? Uzakora iki ko nubundi ubukwe amaze kubukora? Nubundi uzakora ubukwe usa nkaho uri muri iyi minsi dufite abantu bitwa bagaragara ko ari abasore ariko Imana ibareba ari abagabo. Mbaza ngo ni kubera iki? Amen. Dufite abasore bagaragara ngo ni abagabo, ni abasore ariko Imana irabareba ikabona ni abagabo. Nubundi barasambana bagakora ibyo bashaka byose, Imana ikabona n'ubundi ni abagabo. Uri umukobwa ni byiza uragiye usuye umusore murasambanye akuguriye ayo mavuta urayisize warwara ibiheri ukavuga ngo bakozi b'Imana mu nsengere, kandi bitewe n'imivumo wamaze kujya gukoyora aho hose. Mpamvu nakomeje mbabwira nti uri umukobwa ntunyuzwe n'uko Imana yakuremye, uragiye uguze ikibuno aho hose mu masoko aho bigiye biba bihari bicuruzwa, ibibuno bikubiseho kugira ngo uzugushe abantu bo mwito cyangwa se ugushe abasore ugushe abagabo. Aho ngaho nawe ufite urubanza wa mukobwa kuko urimo kugusha abo basore kugusha abo bagabo, Imana byarayibabaje. Rero ni ukuri ngo ushake Uwiteka bishobora kabonwa umwambaza akiri bugufi, umunyabyaha areka ingeso. Hari ingeso ufite wanze kureka, uyu munsi uzireke, uyu munsi ukiranuke, uyu munsi ukora iby'Imana ishaka. Uri umugore wagiye mu bapfumu cyangwa se uri umugabo wagiye mu bapfumu, ndimo ndakubona uragenda baguha uduti, baguha ibyo umanika mu muryango ahantu ucururiza, baguha n'ibyo ugenda unyangiza mu miryango. Aho ngaho uri gukorera ku giti, ntabwo uri kwemera ko Yesu yakora akaguha umugisha akaguha abakiriya. Niyo mpamvu nawe ugiye kujya ubona ibintu byawe bigiye biterwemo imbeba bitewe n'ibyo wagiye ukora. Aho ngaho rero nawe ugarukira aho ngaho uve mu ubwo buzima, kuko gucururiza ku giti ntacyo bizakumarira, nta n'umugisha bifite. Abakiriya bazaza batonda umurongo ariko ya mafaranga azajya kubera inyatsi, nta kintu azajya kumarira. Ibyo kwishingiza kuba ku biti ntacyo bizakumarira. Wa mugore we nawe wagiye kuzana inzaratsi, ndeho ndakubona wazishashe wazikize mu misego umugabo aryamiraho. Nanyawe nkubwire ngo inzaratsi ntago zubaka, Yesu niwe wubaka. Yesu niwe ubaka urugo rugakomera. Yesu niwe ujya ubasha kurema amahoro. Yesu niwe ujya utanga umunezero. Yesu niwe ujya utanga guhinduka. Ibyo byose wakoze ukamusasira, n'ubundi ntibituma atarara mu kabari, n'ubundi ntibituma atajya mu bandi bagore. Ibyo byose wakoze ntacyo bimaze. Izo nzaratsi ugenda ujugunye, we wa mugore we nawe wa mukobwa we, retitifota, ndimo ndakuzitifo, ndimo ndakubona wafashe inzaratsi uzishyira mu mavuta ngo urisiga ngo kugira ngo bagukunde. Yo nkubwire ngo ahubwo mbonye ugira icyangiro, mbona abantu bose, mbona rwose biranze. Nta gikundiro, ni cya gikundiro cy'abadayimoni bakwishajya kugira ngo bakwisambanyirize. Garukira aho ngaho nawe, ibyo bintu ntago Yesu abishima. Ushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa umwambaza akiri bugufi, umunyabyaha areka ingeso ze. Nawe wirirwa uteranya abakozi b'Imana, wirirwa uvuma abantu. Yo nkubwire ngo ntago ari wabahaye umurimo, ahubwo ushyiremo akabaraga ubwire Imana iguha urukundo, kuko nta rukundo ufite. Mwese niko mba ndi kubabona rwose, nibyo mba niboneye nicareye aha ngaha, ariko Yesu atanga agakiza mu bantu. Kandi nkubwire ngo nawe uri gukora iby'Imana ishaka, nawe uri gukora ukugenda uko Imana ishaka, uri kubitunganya. Nawe nkubwire ngo Yesu araje, kandi n'ukuri ntago nagera mu rugo rwawe ariko azabisiga, nagera mu kazi kawe ntago ariko azabisiga, nagera mu rugo rwawe ntago ariko azabisiga, nagera ku buzima bwawe azagukiza ubwo burwayi, azakuraho ibyo bibembe. Nakugeraho Yesu ntago ari bukwihorere, nawe akwitayeho. Ariko uyu munsi nawe wari warakijijwe ukabivamo ukagwa, uyu munsi wongera usubire ku isoko. Yesu aragukeneye. Abantu barakugushije, abahanuzi barakugusha, aho nkubwira ngo nta mwana w'umuntu uzakujyana mu ijuru, ahubwo wowe n'umutima wawe ni mwebwe mufite
ufitanye urubanza na Yesu ngo wongere wibuka ahantu Imana yagukuye ukagwa, wongere wibuke ibintu Imana yagukoreye, ibisubizo byarakugushije. Nkubwire ngo wongere wibuke ibyo Imana yakoranye nawe, wibuke ukuntu Imana yakurinze mu ntambara, wibuke ukuntu Imana yakurinze impanuka, wibuke ukuntu Imana yakurinze cya gikombe cy'uburozi, wibuke ukuntu Imana yakurenge bagiye kuguteza cyamunara, wibuke ukuntu Imana yaguhaye urubyaro byari bikomeye retitifotaye abantu bamaze kwibagirwa, wibuke ukuntu Imana ayiwe yagukoreye ubukwe byari byaranze. ngo wongere wibuke ineza y'Imana, abantu twateye Imana umugongo, reka twongere twibuke ineza y'Imana, reka wongere ugarukira aho ngaho, amafaranga yarakugushije, ayiwe ibisubizo byarakugushije, reka wongere wibuke ahantu byavuye, ibuke Tifo taya resisi waya ataya mundo dotaya gre, wibuke ibuka ukuntu byari bimeze, ibuka ukuntu Imana yagukijije inzara, ibuka ukuntu Imana yakwambitse, ibuka ukuntu Imana yagutabaye habura gatoya ngo usebe, rakubyibuke Imana yakwishyuriye inzu ratitifota none uribagiwe, ibuka ukuntu Imana yaguhaye urubyaro, ibuka ukuntu Imana yagukuyeho igisebo, ibuka ukuntu Imana yakunze gutezwa cyamunara ararasititifo none waribagiwe, none wararyamye urasinzira, nagukiyiriza ubusa, nagugitera umusozi, nagugisura abarwayi. Ibuka amasengesho wakoraga, none waratuje warekeye aho ngaho. Satani Mana we, Satani yarakwinjiriye, titifo Satani yarakwinjiriye, resizi waya usigaye uri kuririmba ari kubivangavanga, uri muririmba ugenda biguru ntege, uri muragenda gake mu murimo w'Imana, uri muri yukurura. Ibuka Imana ije kukubaza itano yaguhaye warishize, Imana ije kukubaza umurimo yaguhaye ko wawuhinze, Imana ije kukubaza buri kintu cyose kuva cyatura Yesu mwami n'umukiza. Hari ibyahindutse muri wowe, ariko usigaye ubangikanya Imana usigaye uyibangikanya. Imana iriyiziye ije kukubaza itano yagusigiye aho warisize. Mbese uracyari mu muhamagaro? Mbese uracyakora ibyo Imana ishaka? Mbese ntabwo wabivangavanga? Mbese ntabwo wabivanze? Mbese uri hehe? Ese aya mafaranga ni byiza kuyabona rwose akemura ibibazo bigiye bitandukanye? Ese aya mafaranga uri kuyabona ukibuka gutanga icyacumi? Ese aya mafaranga uri kuyabona ukibuka gutanga ishimwe? Ese aya mafaranga uri kuyabona ukagira umuntu ugaburira? Ese aya mafaranga uri kuyabona urimo urikwizaho kwambika uyu mubiri, kandi umubiri uzabora, urimo urarwana no kwambika umubiri, ntabwo urimo kubasha kureba bagenzi bawe ngo urebe ko bambaye ubusa ubambike, ntabwo urimo kureba ababaye ngo nawe ubiteho ubagaburire. Mbese urimo urahaha amasitoke titifotaye ukuzuza inzu yawe, ariko hanze hari abantu bari kwicwa n'inzara, hanze hari abantu baburara, hanze hari abantu barimo kubwirirwa. Mbese imirimo uzatwara niyi, imirimo izaguherekeza nihe mwene data? Ese imirimo izaguherekeza ongera ubitekerezeho, imirimo izaguherekeza muri iyi minsi. Usigaye wirwa ureba ijambo ry'Imana rigiye ritandukanye, ahubwo ukirwa uca imanza uvuga ngo byaratuyobeye, uvuga ngo byaraducanze. Ntabwo byaducanze. Nkubwiye ngo iri jambo uriha agaciro, kandi wongere ibihe byo gusenga ukiranuke. Mbese umurimo w'Imana uracyari kuwukora uko bikwiriye? Mushumba uracyari kuwukora uko bikwiriye? Muhanuzi uracyari gukora umurimo w'Imana uko bikwiriye? Muvugabutumwa uracyari gukora umurimo w'Imana uko bikwiriye? Mbese ntabwo urimo gushaka ibihembo byako kandi uduhemba atari yaza. Titifota merutse kujya ahantu njya gusengera umuntu wari wapfushije umugabo we, ndamusengera, yari yavuye hanze. Titifota arampamagara arambwira ati mushumba ngwino nkubwire, arambwira ati rero hano mfite amafaranga 50,000. ndamubwira ngo ngewe ntago nakira amafaranga. Haleluya. Ndamubwira ngo hoya ntago byakunda, naje kugufasha, naje kugira ngo umutima wawe ukomere, ntago naje kugusahura. Reka mbabwire tujye tugira ubwenge. Wagiye gufasha umuntu ku kibazo, niba umuntu arwaye, niba umuntu ababaye, niba umuntu arushye, ni gute wumva ko n'utwe yari afite wasiga utujyanye? Titifotaye tugira ubwenge. Inzira z'Imana zirenze 1000. Nuzafashwa ukumva ibyo navuze kumva birakunejeje, uzakora ntaguhase, uzakora nakubwiye ngo ntagusabye, uzakora ku burenganzira bwawe, uzakora ku bushake bwawe, atari uko ngiye navuze, atari uko nkugezeho nje kugusengera. Ese aya masije ngusengere ni ikiguzi?
twaherewe ubuntu, niyo mpamvu dutangira ubuntu. Amen. Imana idukomeze amaboko kandi duha agakiza gafatika. Imana iduhe kugenda uko Imana ishaka. Imana idushyigikire, Imana iturwanire. Ndi kubwira abantu bose, bantu munkurikiye titifotaye, hari ukuntu mutureba mukumva ko nyine twaje mu zindi nyungu. Niyo mbabwire ngo ubu butumwa hari igihe kizagera ntitubashe kubwumva. Ubu butumwa hari igihe kizagera bikarangira. Imana yatanze ihirwe, itanga irembo ryera, itanga n'ayandi mashini agiye atandukanye kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza, batazagira ikintu bitwaza. Imana yaje kuburira abanyarwanda, Imana yaje kuburira isi yose. Imana irabakeneye abantu tuve mu byaha, abantu tuve mu busambanyi, tuve mu butinganyi, tuve mu bupfumu, tuve kumenyera Imana. Imana twarayimenyereye, twayigize impfumu, twayigize uko twishakiye. Mureke tureke kumenyera Imana, ko kumenyera abantu b'Imana, ko kumenyera abahanuzi ngo tubafate uko twishakiye, ngo tega akamoto, ngo bigenze uku. Abantu b'Imana hari ukuntu mwatufashe. Mureke kumenyera Imana, kuko Yesu arababaye kandi nababwiye ngo aje guhemba no guhana, kandi aje gukubura, aje gucisha imyeyo mu bantu, mu matora agiye atandukanye, aje gucisha imwe ahantu hose, aje gucisha imwe mu gihugu, aje gucisha imwe, aje kunyura ku bantu. Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo musabe ikimenyetso, dusabe ikimenyetso muri iyi minsi ya none. Reka usabe ikimenyetso, ubwire Imana ngo Mana mpa ikimenyetso muri iyi minsi. Usabe ikimenyetso, niba uri umukristo nyawe ubwire Imana iguheze ikimenyetso kigomba kugutandukanya na biriya byose. Muri iyi minsi jambo ryazo ngo nimushake Uwiteka bigisha bakabonwa, tumwambaza akiri bugufi, umunyabyaha areka ingeso ze. Imana ibaho umugisha. Rero murakoze cyane, ndabakunda, ariko nukuri ndabinginze mureke dukora iby'Imana ishaka. Reka dusenge. We wari warasubiye inyuma, we wabonaga nta byiringiro, wagiye uhura n'ibikomere bigiye bitandukanye, wagiye uhura n'intambara zigiye zitandukanye, ugerageza gukora ibyiza bikakwitanga imbere, uhora uvuga uti ndaza gukizwa bikanga, ugahora uvuga uti ejo, ariko uyu munsi haba hawe, ejo ntihaba ari ahawe. Ariko uyu munsi ufata umwanzuro. We wari warasubiye inyuma kandi wari waremereye Yesu, wari umuririmbyi urabireka, wari umuvugabutumwa urabireka, wari umushumba. Mbese Imana ikongerera imbaraga. Uyu munsi ufata umwanzuro, ushaka Uwiteka bishoboka kabonwa, umwambaza akiri bugufi, ureke buri kimwe cyose cyatuma Imana yacu itakwishimira. Ejo n'ejo bundi isaha we, uyu munsi byarangira, ejo wapfa nanjye nkapfa, kuko ibintu birahinduka. Ujye ugenda uvuga uti ibyo mbayemo byose, ibyo ndi gukora byose, ukuri kwinezeza. Ejo n'ejo bundi ubuzima birarangira, umuntu agapfa bikarangira. Imana rero iduha agakiza gafatika, kandi n'ukuri de gukora iby'Imana ishaka. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Mana mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Imana se w'imfubyi, umugabo w'abapfakazi, Imana ihindura ibyanze guhinduka. Uri Imana ije guhemba no guhana, uri Imana ije gukuraho buri kimwe cyose, uri Imana ije gukuraho intambara ku bantu. Ndasengera abagabo, abakobwa, abagore, abasore, ababyeyi. Nyemera Data wongere uduha agakiza bundi bushya. Nyemera Data wongere utwongerera imbaraga zo gukiranuka, twongera imbaraga zo guhinduka mu izina Yesu Kristo. Muri iyi minsi biragoye, muri iyi minsi Imana biraruhije. Kuraho abantu gucika intege, kuraho abantu gusubira inyuma, kuraho abantu kugwa bakava mu buntu bwawe. Uwiteka turasenze imitima yose titifo yari yarasubiye inyuma, yongera ibyuke. Aka kanya nkweretse abakwakire nk'abe n'umukiza mu bugingo bwabo. Yesu bashyigikire kandi bakomeze amaboko, ubahe guhinduka rwose, bahinduke ibyaremwe gishya. Turagushimiye icyo ne cyawe Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha. Hahandi mugomba kumbona ni Nyiramwiza TV, ni kuri ya numero n'ubundi isanzwe 078 20 61 378. Murakoze. Ikindi nisegura ku bantu bakunda kuvuga ngo baraduhamagara bakatura, hari igihe tuba turi gusengera abandi bantu cyangwa turi mu materaniro. Iyo ubona uhamagaye ukatubura, twandikira message kuri WhatsApp ukatwibwira, tukaza guhuguka tukaza kukuvugisha. Murakoze. Nawe ukahanga kubitaba tutabishaka rwose, nuko tuba turi mu zindi nshingano. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane mushumba.